w'amajyepfo nyakubahwa Superieur General w'abapadiri b'Amariyani, basaserdoti b'Imana na Kirisitu, bashyitsi bahire n'abashimiye bongere bashimiye ibyiza byose twasangiye, ibyiza twakiriye Imana yaduhaye, ibyiza twemeye ko bigiye gukomeza kutwubaka n'ejo hazaza. Ndabashimira umuhango mwiza twasangiye, Imana yaratubwiye twayumvise, kandi no mu bice byose byagize umuhango wo kwegurira Imana Kiliziya nziza, twumvisemo ubutumwa twakiriye. Ndagira ngo nanjye nifurize Musenyeri Rwanyonyi w'imbere y'imyaka 50 y'ubupadiri. Twumvise ko umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi iki gikorwa niwe wagitangije, none tweguriye Imana ingoro yayo mu gihe kuri iyi tariki nyirizina yaherewe ubupadiri kuri 20 z'ukwezi kwa karindwi 1975. Ndumva iki gikorwa ari mu mpano Imana yamugeneye muri iki gihe cya imbere y'imyaka 50 y'ubupadiri. Ndongera nshimire abakirisitu ba paruwasi ya Ruyenzi, ndongera bashimire nk'uko uhagarariye bivuze, igikorwa rwose ni igikorwa cy'ubufatanye cy'ishyaka mufite, ni igikorwa cy'urukundo mufitiye Kristo na Kiliziya ye. Ndagira ngo nongere bashimire rwose umwanya bari buri wese muri iki gikorwa, uruhare rw'inshuti, uruhare rw'umuryango w'Amariyani, uruhare rwa diyoseze ya Kabgayi. Bavuze ko ari 4% ariko n'abakirisitu n'abadiyoseze ya Kabgayi. Rero yose rwose yagize uruhare mu isengesho, igikorwa kirazwi hirya no hino mu isengesho. Ntabwo muri mwenyine ry'isengesho ryabaherekeje rwose nk'umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi. Nanjye mva mu ishema kuri njyewe, ariko ni ishema kandi ni ibyiza dusangira nk'umuryango mugari muri diyoseze ya Kabgayi. Urugendo ruracyakomeza, byavuzwe. Ndabifuriza rero gukomeza urugendo rwiza, urugendo rube rwiza, ibyiza biri imbere. Mukomeze urugendo mufatanya urunana, nimukomeze mwicare murebe n'indi mishinga iri imbere, imishinga y'iyogezabutumwa, ibikorwa by'iyogezabutumwa bitajya birangira. Ndabifuriza guhora mwunguka ibyiza bigenda birushaho, haba mu bwinshi haba mu bwiza. Imana rero ibaha umugisha, umuryango w'Imana wa paruwasi ya Ruyenzi, Imana ibakomereze umugisha, n'ejo hazaza tuzagaruke tuyisingiza. Ndagira ngo mu rwego rw'iyogezabutumwa, ndagira ngo mubahe imikorere kandi mwumva muzashobora. Ndagira ngo mu rwego cyane cyane rw'uburezi
dukomeje gushyigikira uburere buhamye bw'abana bacu. Ejo nibo bayobozi b'ejo, nibo bakuru b'inzego za kiliziya, nibo basaserdoti, nibo bihayimana b'ejo, nibo bazaba ari abayobozi mu nzego z'igihugu cyacu. Nitufasha abana mu mibereho yabo, mu mikorere yabo, mu burezi n'uburere bahabwa, tuzaba turimo kwiyubakira igihugu cyiza kandi twubaka na kiliziya nziza. Undi mukoro uva mu ngingo dusangiye twese z'iyogezabutumwa ry'Diyosezi yacu ya Kabgayi, ni umukoro w'iyogezabutumwa ry'ababyeyi. Twarabivuze ariko ubona bitari byafata umurongo neza, ndagira ngo rwose ubushake n'ubushobozi mufite kandi tubabonamo, ndetse n'ishyaka tubabonamo, muzicare mwirebe uko twafasha ingo duhereye ku babyeyi, abamama, abapapa, rwose amatsinda akomeye y'ababyeyi, amatsinda akomeye y'abamama, y'abapapa, b'abakirisitu bafite umurongo, bafite gahunda, cyane cyane yo kubera urugero ingo zikiri ntoya, abakiri batoya mu isakaramentu ryo gushyingirwa mu mubano w'abashakanye. Murabizi ibibazo bikomeye cyane bikomereye ingo, ntabwo ari ingo gusa zikiri ntoya, ndetse n'ingo z'abakuze, z'abamaze igihe babana. Murabizi ibibazo binyuranye bihari, ntabwo nakwirwa birondora. Rwose mu iyogezabutumwa ryacu muri Diyosezi ya Kabgayi, ndifuza n'isengesho ryanjye rihoraho ko hazamuka amatsinda y'ababyeyi bakomeye bafite imbaraga, bavoma mu kwemera kwabo, mu ishyaka bafitiye Kristo na kiliziya ye, kandi mu ishyaka bafitiye umuryango ushinze imizi mu rukundo no mu kwemera no mu kwizera. Amatsinda rwose azavuga kugira ngo aherekeze izo ngo kandi afashe igihugu na kiliziya n'iyogezabutumwa mu gukemura ibibazo kugira ngo twiyubakire imiryango ifite imbaraga. Ni turagira ngo twisabire iyogezabutumwa ry'abana n'iyogezabutumwa ry'ababyeyi, ababyeyi b'abagabo, ababyeyi b'abagore, abamama n'abapapa, kuko bikava mu bitekerezo no mu byifuzo bikajya no mu bikorwa, kandi Imana izabidufasha. Ndagira ngo dusoze nongera kwifuza buri wese umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amezi, umunsi wo gushimira Imana, umunsi wo kongera kuvugurura kwemera dufitiye Nyagasani n'ishyaka n'urukundo dufitiye kiliziya, umunsi wo kongera kwiyemeza uruhare rwa buri wese mu kuzana itafari rye kugira ngo afatanye na mugenzi we kwiyubaka kandi no kubaka igihugu cyacu, kubaka kiliziya yacu, kubaka diyosezi yacu, kubaka paruwasi yacu. Ndagira ngo nongere kandi nshimire umuryango w'Abamariyani, nshimira ijambo ryiza umukuru wabo yatugejejeho, ijambo ryiza nyakubahwa meya watugejejeho, riri mu bufatanye kandi ni byiza. Twifuriza uyu muryango w'Imana hano muri paruwasi ya Rubezi. Nagira nishimira kandi mwebwe wageni wetu kutoka Kenya. Nataka kuwashukuru sana, shukrani kwenu. Nisikia kuwa mtarudia jioni, mtakuja. Tunawatakia safari njema.